Yes kabisa twizane ko mumeze neza mu bice bitandukanye kabisa naho tarakanda subscribe ku my YouTube channel yacu yose ahari kugira ngo uzajibona n'izindi video zitandukanye utasanga handi mukanya nandi kumwe n'umuntu muremure uyiwe ntabwo ari muremure cyane ndagusumba chef amakuru turaresha cyane ni meza cyane nizere kumeze neza cyane wenda ku bantu batakumenyereye ngiye nkuzi nka Aizo abatamenyereye nge nitwa Aizo Pro. Aizo Pro mu busanzwe dukunda kumva indirimbo ukumva akantu nga Aizo Pro. Aizo Pro ni muntu kibusanga. Aizo Pro ni umutunganya umuziki nyarwanda. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi niyo nzima Israel. Bese wahise uba Aizo Pro. Aizo Pro. Urumva ko ari ibintu bisa bihura. Ngira ngo wenda Aizo Pro ni mu bantu benshi bari kugenda bumva wenda ziri hit cyane we tuvuge ba Safi barabitunganyirije n'abari nangira ngo niba nibeshye neza kugeza ubu Aizo Pro nize ndirimbo wakoze ku buryo nawe uvuga ati izi ndirimbo nawe ziri hit cyane ndishima kabisa kubwo umusaruro wanjye nka Aizo Pro. Indirimbo cyane nka Kigali Love Mfumbata ndirimbo za DJ Pius because DJ Pius wari no muri Rebel ya studio yanjye no muntu dukorana cyane akazi kenshi gusa by the way navuga yuko indirimbo zose ngiye nkora ndazikunda kandi byanancisha kubona n'undi muhanzi wese mba nakorera indirimbo ye ndikubana nko kuri televiziyo byose birancisha kimwe ko nabona n'uwo mustari bose n'abahanzi wenda Aizo Pro yurebye umuziki wo mu Rwanda kuno ugenda urushaho gutera imbere kuno ugenda urushaho kuzamuka nk'umuntu ukorera indirimbo abahanzi dufate 2006 2008 ubu bikorohera ute gukorera abahanzi baragenda noneho bagira bwa bumenyi bwo kuririmba neza ku buryo nawe uvuga ati nibura akazi karoroshye zongo abahanzi nyarwanda ntabwo bakiririmba nk'uko baririmbaga mbere ubu ngubu abahanzi nyarwanda ndakeka ko bamaze kumenya byinshi ku muziki buriya kera hari ukuntu umuhanzi yazaga muri studio yanditse indirimbo ariko nk'umuhanzi asigaza muri studio agakomporeza indirimbo muri studio agakenera amayide ya studio kubera ko buriya kera abahanzi bazaga muri studio yaranditse nk'indirimbo yose indirimbo irangiye akaza aririmba uwo gasigara ukora kandi kaza ari kumwe umuhanzi sigazi yuko akazi ari ake na producer niyo mpamvu akazi ubu ngubu umuziki nyarwanda usigaye wumva ko hajemo changing y'ibintu ngira ngo ukomeje ku cy'umuziki wo mu Rwanda kwiminduka zaje mu muziki nyarwanda ubu wenda akavura nubwo gatangiye kutunyagira umuziki nyarwanda ubona umaze kugera hehe aba producer bo mu Rwanda nibura mubona mumaze kugeza hehe hashoboka ahantu tumaze kugeza nuko icyo navuga cyo aba producer nyarwanda kandi producer zigakora indirimbo akabati cyakanyoheza Aizo cyanjye Aizo kambaga kanyoheze Pastor P gutyo tukagenda twunguranaho ibitekerezo niyo mpamvu abahanzi nyarwanda buri usigaye ubona basigaye bakora ibintu bisa nkaho bidasanzwe ibintu bitandukanye n'ibyo basanzwe bakora mushimire cyane Aizo Pro namwe murakoze cyane komeza dukorera umuziki mwiza cyane murakoze tubashimire kabisa nk'abandi ndi kumwe na Aizo Pro kabisa ni producer wa mbere hano mu Rwanda ukora umuziki umuntu akicara akawumva akavuga ati this is Aizo Pro kandi anditse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga handi. My name is Didas, I'm your host today.